Hello guys, nongeye kubaha ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube. Muri iyi video rero tugiye kuba twarebera hamwe uko washyira video kuri page ya Facebook tugashyiraho na thumbnail. Hari igihe akenshi tujya twa-uploadinga nka video kuri Facebook cyangwa se haba page haba kuri profile, ugasanga wenda ya foto umuntu ashyira kuri video ugasanga ntayiriho. Aka kanya rero muri iyi video nicyo turi buze kuba twarebera hamwe uko waka-uploadinga cyangwa se washyiraho ayo mavideo yawe ariko ugashyiraho n'iyo foto ya thumbnail, kuko nyine thumbnail ifasha kuba video yarebwa cyane cyangwa se umuntu ugeze kuri ya video bitewe n'iyo foto ari kubona ushobora kuba byamutera amatsiko akavuga ati ariko wareba uko bimeze, iyi video barimo baravugamo ibiki. Ubwo rero iriya foto iba ari ngombwa cyane kuba wayikoresha. Tudatinze rero reka dutangire turebe uburyo turi bubigenze. Tuzabigenza gute? Tuzaza kuri Google. Nituza kuri Google mu bushakiro tuzakora iki? Tuzandikamo ijambo Meta Business Suite. Business Suite. Ubundi twemeze. Tumara kwandikamo Meta Business Suite, urabona ko hano hirya hari ahantu hari Facebook Business Manager. Uzakandaho rero. Wangu ibyo dushobora gukorera muri Meta Business Suite cyangwa se Meta Business Manager cyangwa se iyi ni nka Facebook Manager nk'uko waba uzi YouTube Studio. Kuri Facebook naho ushobora gukoresha Meta Business cyangwa se Business Facebook, byose niho bibera. None numara kugeramo uzakora iki? Urabona mbere hari harimo page ya Facebook yanjye, urabona ngiyi. Bivuze ko uramutse ugiye kugeramo bwa mbere ukoresheje Google, ugomba kuba wakora login nk'ibisanzwe ukagenda ukahitamo za page zawe. Iyo ugezemo rero hano nyine ushobora kujya hano hejuru cyangwa se ukajya hano hirya ugahitamo page ugiye kuba wakoresha. Ikindi kandi uri muri Meta Business Suite n'ubundi kubera igira na application yayo, hari igihe ushobora kuzajya kuri Google bakagusubiza muri application yayo kandi hari ibintu itari kukwereka. Icyo gihe uzakora iki? Uzaza muri Meta Business Suite kuri telefoni ukandeho, ujye muri app info cyangwa se uce muri settings muri telefoni ujye muri apps, ubundi manuke ujya hano kuri open by default. Aka kantu kaho kagomba kuba gafunze. Ubwo rero nituba turi muri Meta Business Suite kuri Google, ako kantu ugomba kuba wagakoresha cyangwa se wakibuka kugira ngo batagusubizayo. Ikindi kandi ugomba kujya hano mu nguni iburyo, ukagenda ukajya hano hasi ukareba ko site yawe cyangwa se icyo bita browser uri gukoresha, niba ari Google Chrome, niba ari Opera, niba ari n'izindi browser zose ukoresha ujya kuri internet cyangwa se iyo gushaka ibintu runaka kuri Google, igomba kuba iri muri desktop mode cyangwa se desktop site. Ako kantu nako rero ugomba kukibuka. N'ubu uri kuri page yawe rero uzakora iki? Urabona ko turi kuri page ya Facebook, turi muri Meta Business Suite. Uzaza ukore hano kuri create post. Ubundi utegereze. Nukora kuri create post baza kuzana hano utuntu dutandukanye. Hano no kuvuga ngo iyo page yawe ihuje na account ya Instagram, ugomba kubanza kuza
ugakora mwaka kazu kugira ngo uhitemo ahantu poste iri bujye, kuko Meta Business ushobora gucunga Instagram na Facebook, kuko murabizi byose ko ari iby'ikigo kimwe kira cya Meta nyine cya Mark Zuckerberg. Noneho rero tuzaza tuvivure Facebook gusa, n'ubwo ngo aka kazu kavivuye muri Instagram tuzagakuramo, ahubwo dusige ko Facebook ariyo izaba ivivuye gusa yonyine. Nitumara kuvivura Facebook yonyine tuzakora iki? Tuzahita tuza hano hasi, tuze ahantu handitse ngo add video, tuhakore. Nitumara gukora ahantu handitse add video, uzaza ukore kuri upload from desktop, uhemeze. Numara gukora ahantu handitse ngo upload from desktop, uzaza uhitemo video uzayikoraho rero ushaka ku uploadinga, ubundi ujye kuri done hano hejuru, ubundi utegereze. Hano hasi rero tuzaza dushyireho post details, hano hasi handitse text, uvuga ngo tuzashyiramo title uko wahindura amazina, kuri page ya Facebook, ubundi twemeze. Umaze rero kuba wahitamo video ugiye kwa uploadinga, uzakora iki? Uzamanuka uze hano hasi, ujye ahantu handitse thumbnail, ubundi uze uhitemo, hari suggested, choose suggested. Iyi niyo Facebook ubwayo iba yahisemo yaguhaye, akenshi banza nk'ifoto iri muri video yawe. Hano rero hari ugucuzinga frame, uzahita wowe ujya ahantu handitse ngo upload image, ya thumbnail wateguye weditinze cyangwa wa designinze, niho uzahita ujya. Noneho uzahita ukora hano handitse ngo upload image hano, ubundi wemeze, uzuhitemo ifoto ushaka kugira thumbnail. Urabona ko yagiyeho, ubundi niturangiza dukore kuri next. Tumaze gukora kuri next rero dukora iki? Turaza hano hasi tukahita tujya kuri share, twajya kuri share tugategereza. Uno kuvuga ngo video yacu irahita iba published, cyangwa se igiye kuri Facebook cyangwa kuri page ya Facebook, hariho iriya foto ya thumbnail cyangwa se iriya foto ikunze kuba iranga ibyo twaploadinze cyangwa se content iri muri video. Urabona ko rero ari kumbwira ko video post processing, kambwira ko once your video finishes processing it will be published and you will be notified, kugira ko mu gihe video iraba yabaye published, nyine yabaye uploaded, yageze kuri Facebook, barakumenyesha. Ukora kuri done rero, ubundi ukaba wategereza ko video yawe iri buze kuba yatungana. Reka tujye kuri page yacu ya Facebook rero turebe koko niba ya foto niba video yabaye uploaded n'ifoto ikajyaho. Turaza tujye kuri
Facebook, tujye kuri page yacu. Tujya kuri page, urabona ko ifoto yahise ijyaho rwose, video yagiyeho iri kumwe na video. Ubu rero ni uburyo washyira video kuri Facebook ariko ikaba iherekejwe na thumbnail cyangwa se iriya foto dukunze gushyira ku ma video, ikabasha kuba yakurura abantu bareba video yacu, cyangwa se ikaba isobanura cyangwa se itanga amakuru amwe abaye ari muri video. Mwakoze cyane rero kureba ino video. Ni bino video yagushimishije, kore kuri like, share na comment. Niba ugeze hano bwa mbere kandi ukore kuri subscribe kugira ngo tujye tubana muri video nkunda kugutegurira. Mwakoze kubana nanjye rero, tubonane muri video ikurikira.